arambwiye ngo uzamubaze ubutaha nanjye reka interview nyirangiriza aha ngaha. What's cool fam, what's good yadem. Reka mbashimire cyane twakira n'abandi The Bombo Club. Icyo mwakitega biramutse bishobotse usibye kuhatwika nta kintu. Keyway, the seasons where habari kutoka njema, the moto killer maker, the vibe thing user taker, the big $1 better than you, just a moment to be greater as a risk taker. They say that I'm a danger as I do to be the most of them. Now it's a fate on me, as you see, as I keep with more comment with no unlike. It's your boy Waliliwa Jotem, aka Kenya Slang, with the new name the $1, with the new name the $1. Live on Steve Rwanda ko atari bo nyakso wanyawe turi kumwe. Okay, ntago ari nje nyakso ahubwo ikibazo mbaza abantu bakurikira nje Steve muri rusange ndababaza ati ari nje na nyakso ninde usa nkundi ese nyakso asa nkanje cyangwa nje nsa nka nyakso. Okay, babyandike muri comment badusubize ninde usa nundi ari wowe na nyakso. Yes, babyandike muri comment badusubize. How deep is your love for me? Oh, hiyo nkunze sinzuyasa. Oh, baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling, yeah. I took a bite and fell in love there. Oh, would you call me honey? Hey, would you call me baby, baby? Would you kiss me day, baby? You're my addiction. Happy for a good time. Hey, a good time. I can stay for a long time, yeah, a long time. Nyuma y'icyizere bwatugiriye twishimiye kubagezaho amanota y'uko yahawe abatambutse ari imbere yacu bose. Ku mwanya wa twe dufite abaririmbyi bari ku mwanya wa kane dufite Valade. Ku mwanya wa gatatu dufite les Clédo. Mwanya wa mbere dufite Dominator.
ko ntari ku mwanya wa kane dufite the shooters. Ku mwanya wa kabiri hari wa gatatu hari snipers. Hari ku mwanya wa mbere translator. Ibyabaye gatatu. It's a secret. Agence yabaye iya mbere ni Sacramento. Ndagira ngo munize amashyi nshimire umwe mu babaciye imbere umwana ukiri muto cyane. Amasimenti cyane kuri Ibyabaye Clemence. Umunyamakuru wabikoze neza mu mwaka w'ibihumbi 2021. Urakeka yaba ari imbere? Kubera ko uwo munyamakuru yatowe n'abanyeshuri aba ntari kumva ari imbere
w'umuhanga cyane mu kigo, umunyeshuri wabikoze neza cyane, w'umuhanga cyane mu kigo, urakeka yaba ari nde? Umunyeshuri w'umuhanga mu kigo yitwa nde? Umunyeshuri w'umuhanga mu kigo yitwa nde? Umunyeshuri w'umuhanga mu kigo yitwa Ineza Prinosa. Amashimwe cyane kuri Ineza Prinosa ije. Yegera imbere tumushyikiriza igihembo cye. Ineza Prinosa ije. Barakoze cyane. Baretse abayobozi b'umunyeshuri mwiza. Ubundi kugira ngo batamukirize. Amatora yanyu nta n'umwe mwagishije inama, ni umunyamakuru wabikoze neza muri 2020-2021. Umunyamakuru wabikoze neza akabica bigacika ninde? Kunabumva ninde? Mutuze kugira ngo tumwumve. Umunyamakuru wabikoze neza yitwa Irakiza Salimu Prime. umuntu ugiye gukurikirwaho guhembwa, ndakeka nk'uko tubanye muri sosiyete mu kigo, twanyuze mu mashuri yanyu, mufite umuyobozi mu banyeshuri cyangwa umuyobozi uhagarariye abandi banyeshuri mwitoreye. So muri aka kanya ndagira ngo duhembe umuyobozi mu bayobozi b'abanyeshuri witwaye neza kandi mwitoreye, ari we Rutaginkwamanzi Dominique. ifite ibihembo bitandukanye cyane, hakaba hakurikiyeho igihembo cy'umukomediye. Baza ngo ni iki? Muri aka kanya umukomediye agiye gusinyishwa kontra yo gukinira komedi ze cyangwa se filime z'uruhererekane. Mbaza ngo zica he?
mbaza ngo zicaye aho nyine iratuzi desite welcome on the stage iratuzi tuguruye desite ari mu komediya mwiza mu mwaka muri Media Club Student Award yakoze neza yagisekeje kandi karabaye imbere asingizwa kontra yo gukina filime kuri YouTube channel ikomeye cyane TV Rwanda yakubona cyitwara zaga muri Nyakso etera imbere iyo contract uyisinye nonaha tubireba isitare na iratuzi tumayiri desite twese tubireba natwe abatanga mwanya iyo contract turaza kuyisinyaho ubundi zemezwe ko azajya akina filime zigaca kuri Ken TV Rwanda yego ibyo mwumvishe nukuri baganza ni protokole umuntu ufite contract azicikirize hano ubundi tubisose azakoze neza dufite yakoze neza n'ibintu natwe Rwanda muri aka kanya ihagarariwe na Nashimimana Jean Amour iratuzi tubayigeze egera imbere usinyane contract na Ken TV Rwanda hano hari kopi ebyiri kopi imwe iraba ari iyawe iyindi kopi irasigara kuri Ken TV Rwanda hano hagombaga kujyaho simetire y'umuyobozi mukuru wa Ken TV Rwanda ishimwe Kennedy ariko ntabwo ahari ubwo azayisinya ubwo tuzaba tugeze muri vakansi ubwo urahamubereye mbese urahamubereye asante sana abandi bana bari gusinya amakontrakt bimeze neza cyane ariko bikamere kwihuta contract zirasinywa abatanga abahamya n'abahano bari tayari gusinya kuri contract kugira ngo bemeze ko izabayeho ari ukuri dufite umugiza FM turabisubira cyane mu bajyaje twabaye nabo wabikora neza cyane reka ugiye kubasobanurira amasezerano kuri uwo mwanga wowe na Elze na utumbegere n'amagomba gusinya mu myanya yanyu twemeze ko ibi bintu wanditse aha ngaha ari byo ni ukuri azajya akina komedisa kuri Ken TV Rwanda cyane bizaba reka mubwire amasezerano akubiye mu nkiko ebyiri gukinishwa urwenya mu buryo bw'amashusho azajya aca kuri Ken TV Rwanda ubundi ni ingingo ya mbere isirimo hariya ingingo ya kabiri ni ugushyirwa muri filime y'uruhererekane turimo tugiye gusora muri iyi minsi izasohoka ku itariki 16 z'ukwa karindwi igihe tuzaba twageze mu rugo iyo filime bayita inkuru y'urwango kera yayo yarasohotse iri kuri Ken TV Rwanda nicyo gikubiye mu ngingo ya kabiri ni uko azagirwa umukinnyi muri iyo filime mu gihe kitazi aya masezerano agomba kongerwa hakurikijwe imikoranire ya Ken TV ndetse yatose bitewe n'uko bakoranye neza ikindi kandi afite n'igihembo cya Media Club Student Award nacyo Nashimimana Jean Amour ugomba kugiteraho ubundi tumenye neza nacyo ibintu bimeze neza cyane mu komediya mwiza mu bihembo bya Media Club Student Award ndetse no waregera imbere usigire kuri iki gihembo ubundi tukigushyikirize ibintu bimeze neza What's good? Yeah, them tell them the MLIVETLIDIE. I say what's good. Tell them. Of course, turi muri Media Club Student Award muri Ekole Secondaire Maria Adelaide. Hano muri aka kanya ndi kumwe n'abantu batsindiye ibihembo. Babaye abaririmbyi beza bitwa Dominators. Ndi kumwe nabo. Uri live kuri Ingenzi TV Rwanda. Remember to subscribe on our YouTube channel. Ngiye kubaganiriza cameraman nanyegere ubundi ibintu byose bigende neza cyane. Aha ngaha ndabanza kubona umukobwa wambaye neza cyane, umukobwa mwiza cyane. I say what's cool. Murakoze. Nitwa Irakoze Gaela nanjye nari mu bantu bitabiriye irushanwa. Nishimiye ko natsinze ku bufatanye n'Ingenzi TV. Yes, ndagushimira cyane nawe ko witabiriye irushanwa rya Media Club Student Award. Hanyuma ndi kumwe n'umugabo munini cyane wateruye ibyuma by'umujyi wose. I say what's good? Hey, what's good bro? Murakoze, nanjye nitwa Karangwa Blaise, nanjye nari nitabiriye irushanwa ndi kumwe na Gaela. Nanjye nishimiye kuba natsinze. Imba mutima zanyu muri aka kanya nyuma yo gutsindira irushanwa mukegukana igihembo ni izihe? Ndagufatira nabi.
imbamutima imbamutima ni iki? ikibari ku mutima muri aka kanya. Okay, turanezerewe cyane. Ibi ngibi mwadukoreye bituma tugaragaza impano zacu bikadufasha kugira ngo dutere imbere. Twitege iki nyuma y'ibi bikorwa turi kubona ubu ngubu? Icyo mwakitega biramutse bishobotse usibye kuhatwika nta kindi. Muri ready cyane? By the way, ejo bundi muzagaragara kuri Ingenzi TV Rwanda. Ubundi niba atari ibanga muri kara envelope babahaye harimo iki? Harimo certificat zigaragaza ko twitabira irushanwa, harimo bavugizawe amafaranga, bavugitse KB harimo iki? Giye kashimishije, harimo aka invitation ko muri High Table Motel niko kashimisha, ariko nanone harimo ikintu agatubutse harimo ibiceri. Niba atari ibanga abandi mwahanganye bazize iki? Murakoze. Ndatekereza imisubirize cyangwa se nuko bagaragara kuri audience. Ubwo bivuze ngo bari bambaye nabi, basubizaga nabi, byari bimeze bite? Bari bambaye neza ndetse cyane, ariko concentration ku bisubizo basubizaga ntekereza ko byafekse cyane amanota. Okay, none muri aka kanya KB nguhaye mic, niwe ugiye kurangiza kino kiganiro. Fata mic utwikira Ingenzi TV Rwanda, ubundi cameraman yata cutting ubwo interview irabirangiye. Take your mic, take your mic. What's good, what's good? Ingenzi TV Rwanda, this is Dominators. Subscribe, like and follow our channel. Thanks. Yelele, yeba. Yelele, yeba. Yelele, Yeba. yelele. Yeba. Kama kawa yes turi kubwa n'umutipe witwa cyane waliliwa Zetem. Yes ni igihembo cy'umunyamakuru mwiza w'umwaka no muri Ecole Secondaire Maria Adelaide. Muri no mwaka muri Media Club. Yes ni igihembo cy'umunyamakuru wabyakiriye ute Bushkevin? Nubu neza kabisa. Nubu neza nabyishimiye cyane, ni ibintu byari byiza byananunguye, ntabwo nari nzi ko nyine yaba njyewe. Nyuma yo kwegukana igihembo cy'umunyamakuru mwiza muri Adelaide wahigitse abandi bose, ni iki cyagutunguye kurusha ibindi Bushkevin? Nuko naje gusanga mfite abafana benshi, ntabwo nari nzi ko mfite abafana bageze hariya. Nari nzi ko ari nk'abafana nka bake, ariko naje gusanga ari ikigo cyose kinarenga. Ese kuri wowe urabona wari ugikwiye? Bitewe n'umurava nakoranye ntabwo nari mbizi, ariko bitewe nuko nakoze mbona ntacyo byaba bitwaye kuba nagitwara. Okay, take your mic hanyuma ukubita intro yawe nzi itwika cyane yatumye wegukana n'iki gihembo. Check your mic. Beware, keyware, the seasons where habari kutoka njema, the moto killer maker, the vibe thing user taker, the big $1 better than you, just a moment to be greater as a risk taker. They say that I'm a danger as I do to be the most of them. Now oh, it's a fate on me. As you see, as I keep with more comment, with no unlike. It's your boy Waliliwa Jotem, aka Kenya Slang, with the new name, the $1. With the new name, the $1. Yes, ndi LIVE till IDIE agace covered nanabisinyira ko muri aka kanya ndi hagati y'abakobwa beza cyane bafite umutwiko. Mwabiboneye cyane mu bihembo byacu bya Media Club Student Award, mwabiboneye cyane mu bihembo byacu bya Media. Byari ibirori byiza, murabona ko nambaye kabiri katurutse mu Butaliyani, ibintu byari bikeye. Ndi kumwe n'abakobwa bambaye neza guhera hasi. Cameraman fasha kamera uzihere hasi ubundi uzamuke turebe uburyo bambaye, ubundi mbayibarize akabazo k'amatsiko. Ibi naliwa ndondo reka mere iburyo bwanjye mafite umukobwa witwa Bobo Olivia. Bobo Olivia aka Ira Lila. Hanyuma ibumoso bwanjye mafite Kayisire Sabine. Sabine, uri umukobwa uzwiho gutwika cyane by'umwihariko mu birori. Iki kirori cy'uno munsi wakibonye gute? Byari show byataye. Byari show how? Twinjoyinze entertainment nyine, ibintu byose byari neza, ibihembo byagenze neza, participation zari nziza, byari byiza cyane. Nakaye kantu wakoze muri iki kirori nyine nawe ukabibona ko watwitse koko? Ni dance nakoranye na Bonete, nayibonye twari twatwitse pe. Niki utazibagirwa muri bino bihembo byacu? Icyo ntazibagirwa nuko twakoze ikirori cyiza, tukemusinga neza bikaryoha, ndetse n'abari bayacyatendinze bakaryoherwa. By'umwihariko Bonete Olivia ntago ari ubwa mbere bakubonye live on Ingenzi TV Rwanda. Ubushize twakubonye muri fashion, none tukubonye nk'umuyemusi. Ubundi gira kariyeri zingahe Bonete? Ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane kuko tutabasha kuzibara ngo tuvinogera 1 2 3. Why can't we count? Cyane byinshi kuko nshoboye byinshi. Ariko by the way wasaga neza, makeup yawe byari sawa cyane kabisa. Merci beaucoup. Twe duhere na twitwa ngo iki? Uzambaza ubutaha nagarutse. Okay, arabwiye ngo uzambaza ubutaha nange reka interview nyirangiriza aha ngaha. What's cool fam, what's good yadem. Reka mbashimire cyane twakira n'abandi The Bombo Club. Ngize gusinyisha umukomediya nkuru bikomeye cyane zikomora he Nyakso.
jewe nuko uriya mwana yanshimisha ubwo yari ari kuri stage nayo ndi gufana n'undi mufana we byatari yanshimishije bya sana kandi umuntu anshimisha abagomba guhembwa. Hano mu kigo uzwi ku kazina Kanyakso. Kanyakso ni umukomediya uhanze cyane ariko nanone muranasa. Ibyo bintu ko ngiye nakubonye bwa mbere nkakwitiranya uraza kubisobanura gute abantu bakubonye live on Gen TV Rwanda ko atari wowe Nyakso wanyawe turi kumwe? Okay, ntago ari njye Nyakso ahubwo ikibazo mbaza abantu bakurikira Gen TV muri rusange ndababaza ati ari njye na Nyakso ninde usa nkundi? Ese Nyakso asa nkanjye cyangwa njye nsa nka Nyakso? Okay, babyandike muri comment badusubize ninde usa nundi ari wowe na Nyakso? Yes, babyandike muri comment badusubize. Hanyuma nawe ugira ikintu uvuga ku bihembo byacu bya Media Club cyangwa se ku birori byacu byari byiza cyane? Ewana Media Club by'umwihariko cyane ko ubu ngubu ndi umuyobozi wayo 2021 Media Club. Ewana yakoze cyane kugira ngo iki kirori kibe ikoresha imbaraga nyinshi zishoboka ariko tubigezeho. Bira bihembo byari bikeneye kugira ngo tumotive abana bafite impano biga muri rino shuri tubamotive tuhageze kure. Niyo mpamvu nanjye nase mfata umwanzuro wo guhita nsinyisha mfite ubushobozi bwo gusinyisha umunyarwenya witwa Deste ndetse tuzanakorana neza cyane. Uvuze ko uri umuyobozi ndibuka, ese koko niba uri umuyobozi kubera iki atari wowe wegukanye igihembo cy'umunyamakuru mwiza? Buriya kuyobora si ko kuvuga amakuru neza, ahubwo buriya hari akandi kantu we ashobora kuba ndusha, ashobora kuba ntazi ariko ntago kabura. Yes, reka tugushimire cyane The 01 and check your mic hanyuma utwikira Ingenzi TV Rwanda. Yeah, kugeza Ingenzi TV Rwanda online murayibona. Hehe, urajya kuri YouTube kora search wandikamo Ingenzi TV Rwanda ubundi urahita ubona interviews zitandukanye. Uhita ukora icyo bita subscribe ku Ingenzi TV Rwanda. What is a more fire? Damn Silver nari mpabaye OG. Ladies and gentlemen, allow me to introduce my way. Of course, it is ML Live. It's a more things, more vibes and the more fire. Muri aka kanya tugiye kuganira n'umunyempano yaba mu kuririmba ndetse yaba no muri fashion. Mu kanya tumaze kubireba mu birori byacu bya Media Club Student Award. Yatsinze nawe yegukanye igihembo cyo kujya muri High Table Motel. Yegukanye igihembo cya Media Club. Ibintu biraryoha cyane. Muri aka kanya ndi kumwe nawe turi ku Ingenzi TV Rwanda. Remember to subscribe. Hanyuma nukora subscribe muri aka kanya nayo Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu. Umuhanzi turi kumwe nawe niba ari umuhanzi niba ari umufashion sinzi uko ari buze kubigenza gusa nawe agiye kwipresenta mu cyabona kiri bunogera abakunzi kuri Ingenzi TV Rwanda. Bagufatira nari muri aka kanya rwose. Mwakoze amazina yanjye nitwa Ishimwe Mazi Parfait, nkaba ndi umumodo wabigize umwuga kwa niyo career ndimo ndajyamo. How is the swag man? Ndabona nago wishimye kandi watsinze. Ibyishimo nk'umuntu watsinze nibihe biragaragara gute? Ibyishimo burya biba biri ku mutima akenshi gusa bigeneye kugaragara biragaragara gusa ibyishimo byo birahari. Ibyishimo birahari sasa none urabigaragara gusa nanjye uraza kumaha akantu uraza kuba bimeze bite? Cyeka icyo udashaka. Hanyuma se waje none nk'umuririmbyi ndabeshye? Akapera any song kabisa ubundi dutwikire. How deep is your love for me? Oh, hiyo nkunze sinzuyasa. Oh, baby you're sweet like a pineapple. Oh, darling, yeah, I took a bite and I fell in love there. Oh, would you call me honey? Hey, would you call me baby, baby? Would you kiss me day, baby? You're my addiction. Happy for a good time, hey, a good time. I can stay for a long time, yeah, a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow. Take it slow. Yes, take it slow. Na karirimbo keza cyane. Kucyo isemo kuturimbira aka karirimbo kuri no munsi. Aka karirimbo kanyibutsa byinshi cause hari bikomeye kajya kanyibutsa. Hanyuma mbwira ibihe bikomeye noneho wanyuzemo ku buryo ushaka kubyutswa na kano karirimbo ka Meddy, akaririmbo keza cyane. Ubu ngubu kamaze kurebwa n'abantu ibihumbi ngewe nta nabara. Icyambere nuko nari mfite inshuti yanjye magara yagakundaga niyo akankundishije. Ugize neza cyane inshuti yawe magara. Turi live on Ingenzi TV Rwanda. Agiye kutubwira inshuti ye magara ninde kurya agiye kwitura kano karirimbo hajya ngo ni dosoma. Inshuti yanjye magara ni nyinshi. Gusa ubona itura cyane ni mama wanjye. Mama wawe ni inshuti yawe magara? Ko bikaze. None nifuje kumenya nyuma y'inshuti yawe magara itari mama wawe ariko ngiye nishakira y'umukobwa niyo uraza kumbwira. Abakobwa bose ni inshuti zirangana ntawe ndagiye inshuti magara.
hanyuma se uri umuhanzi ukora gute ku giti cyawe ukorana n'abandi watangiye kera byo bimeze bite tubwire ubuhanzi bwawe mu ncamake iyo ni kariyeri nafashe vuba gusa bisaba vuba cyane kuko impano burya ni ikintu cyarahereye kera gusa ubusanzwe ngiye nkora ndi umwe nkora ku giti cyanjye ufite indirimbo ndayifite tubwire twayisanga hehe yakozwe muri studio bimeze bite nibyo ndi gutegura fete ntabwo yajya muri studio gusa mu minsi iri imbere muri vacances ndeganya ko izajyamo uteganya ko izagera hanze noneho muri aka kanya ndagira ngo uri kuri Ingenzi TV Rwanda ugiye gufata mic ugiye kubanza uririmba iyo ndirimbo hanyuma nubirangiza kuririmba iyo ndirimbo ndaza kukwereka icyo turaza gukora Imana irahambaye Imana irakomeye Imana irahambaye muze tuyihimbaze Imana irahambaye Imana irakomeye Imana irahambaye muze tuyihimbaze iyo ubabaye gufata ukuboko kakuyobora mu nzira ziboneye niyo Mana y'ukuri nyir'imbabazi iyo uvuze ntawavuga korwe n'isoni akarimbo bakita ntuntera isoni ikita Imana irahambaye Imana irahambaye nako Imana ni gospel burya uririmba na gospel oh my god Imana iziguhezagire izabane nawe mu rugendo rwawe rwa gospel none muri aka kanya uravuze ngo ino ndirimbo nta audio ifite nta ki ifite noneho ndagira ngo ufate mic noneho dusoza bwa nyuma unasezera abakunzi badukurikiye noneho uvuge icyo wifuza kuri ino ndirimbo ushobora kuba uri gufasha ubufasha uri gusaba ubufasha sorry kuyirasa bibaho ni mwihangane wenda baraza kugakatinga ubufasha nyine urabusaba tu hanyuma ubusabe ati nyamuneka ni mundemere wenda mumpe interview se ku macana agiye akomakomeye ni mumpe wenda amafaranga nkora indirimbo mu mastiu uraza gusaba icyo ushaka muri aka kanya naho ngiye ubwo turarangizanyije ciao umusore wanjye ishimwe Manzi Parfait aka Manzi Style ubufasha cyangwa se support nakifuza burya support ya mbere y'ibitekerezo gusa nyuma ya support y'ibitekerezo burya financial support nayo bikenewe buri muntu wese wumva afite umutima wo kumfasha cyangwa se gushyigikira umuziki nyarwanda yamfasha uko ashoboye haba mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwa interview ku mativa agiye atandukanye yega nyine buri wese uburyo ashoboyemo yamfasha murakoze cyane ciao Disney House Party twari tugeze ku mbuga nkoranyambaga ukoresha sasa hanyuma imbuga nkoranyambaga ukoresha kubera ko ateka iyo ndi kuri Ingenzi TV Rwanda nk'umunyamakuru murambwira abantu ngo bavuge ijambo subscribe ni ijambo ry'ikinyarwanda subscribe ni hanyuma nyibwira inyuguti zigize ijambo w'ijambo ni inyuguti zigize ijambo fundamental hanyuma mbwira inyuguti zigize ijambo mu masegonda make translators it's a more things more vibes and the more fire supporters. Your support was our strength in Media Club Student Award MCSA Season 1 2021 Media Club Student Award 2021 ni ibirori ngaruka mwaka byo guhemba abanyeshuri bahize abandi mu mpano zitandukanye muri Ecole Secondaire Maria Adelaide igihara biterwa inkunga n'abaterankunga bagiye batandukanye bitegurwa na Media Club hiryo shuri of course birumvikana
by'umwihariko season 1 ariyo mumaze kureba muri aka kanya, ariyo turimo turavuga muri aka kanya, yagenze neza kubw'imbaraga z'abaterankunga bagiye batandukanye. Turashima Ingenzi TV Rwanda, televiziyo ushobora gukoraho subscribe muri aka kanya, ibintu byose bikagenda neza utari watinzamo, maze nayo Imana ikakwihera umugisha. Yaduteye inkunga mwaduteye twarayishimye kugira ngo ibirori byacu bigende neza. Turashima X Nation Rwanda, ni YouTube channel ikomeye cyane hano mu Rwanda, ifite abasubscribers ntashobora kubara ngo ndangize, ntabwo ari igikabyo, ntabwo nkubeshya, byose byagenze neza kubera X Nation Rwanda. Mwadufashije guhemba abatsinda ibihembo bigiye bitandukanye mu birori byacu bya MCSA. Turashima Teacher Entertainment yaduhembeye umuririmbyi ikabasha kuba yamukorera indirimbo. Turashima Ken TV Rwanda, the big one, the big himself. Bless up and peace up to the deal Nyatso, the zero one, Dami Silva, the big one himself, alongside Ishinga Kennedy, CEO. I see you bro, Ken TV Rwanda. Turashima Kayumba and Rocky. Turashima abanyeshuri bose bo muri école secondaire Marie Adelaide, ndikumva navuga nkarekera école secondaire Marie Adelaide. You did a lot in our life to participate in our party in order to going good cause. Abaterankunga mwarakoze cyane. Turashima aba judges, Epina Pkira, see you bro, Prince Nyawe, graphic designer wa Ingenzi TV Rwanda, umukobwa mwiza cyane rero, you participate narakubonye cyane nawe, ibintu byose byari sawa. I see you many MCs, Irani, Emery Chapito, Bonete, wa mukobwa mwiza mwakoze. You remember that, so that was cool. Njende LIVE till I DIE, I got you covered. Karabai Uno the baddest, aka Yeba Yebaba way.